imyambaro utunze reba uko ingana. Nagize iyerekwa ry'abantu bafite imyambaro badashobora kuba bakiyambara uyu munsi, ariko hari abari kurizwa n'imyambaro. Hirya barahari, mu biturage harahari, hari n'abuzi, ariko iyo muhuye ngo yambaye nabi ushobora kubasha kumwihunza ukamwitaza kubera ko yambaye nabi. Ese yambaye nabi kubera yuko yabonye icyo yambara cyangwa nuko yakibuze? Ubyujuje mu nzu yawe, muri mare yawe, mu mavarize yawe. Narindangije igice cya mbere cy'ubutumwa bw'umuntu wese rusange, wowe nanjye abatuye isi bose. Igice cya kabiri ni icy'abantu Imana yahagurukije mu bihugu bitandukanye bya Afurika igenda ibajyana mu mahanga. Imana yampaye amagambo ari mu butumwa bwiza. Muririmbyi uririmba ute muri icyo gihugu cy'amahanga? Muhanuzi uracyahanura nk'uko wahawe kubwiriza amahanga? Ese muvuga butumwa uracyavuga ubutumwa nk'uko wabiherewe kujya kubikora muri icyo gihugu cy'amahanga? Mushumba wahagurukanye ikote, inkoni, ingofero, agatabo karimo amabwiriza y'umurimo, mbese rekomandasiyo y'umwuka wera uyihawe, umurimo uracyawukora. Imana irimo iragaya abari kurya intama, bazisambanya, bazica mu rusengero. Imana ikagaya intama ziri gukurikira umushumba kubw'indamu, nta kindi atari agakiza gusa. Imana iragaya abantu bari gucamo ibice umurimo wayo mu bihugu by'amahanga. Imana irimo iragaya abantu bari kugambanira umurimo w'Imana, bakagambanira umukozi w'Imana. Imana yarabirebye irabyitegereza, intuma kukubwira ngo yewe bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo, tukabasha gufatikanya nabo ivuga butumwa. Murabona ko turi kumwe rero n'umubyeyi, dukora n'ivuga butumwa mu buryo butandukanye. Cyo koze ntabwo twari duherukanye umwaka ushize. Reka tumwifurize n'ubundi umwaka mushya muhire w'2022, tububwira ngo Imana izanyuze kugira neza mu maso ye birishijeho kandi izasubiza ibyifuzo by'umutima we. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza. Amakuru ni meza. Turongeye tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kubana nande muri uyu mwanya w'ivuga butumwa. Imana ibaho umugisha muri uyu mwanya. Amazina ntabwo arahinduka, ni MUKALIBIYA Pasikazi. Umubyeyi, n'umutware n'abana. Yego. Imana iduhana umugisha. Yego. Mumeze neza rero? Tumeze neza, turashima Imana. Umwaka warangiye neza, mutangira undi neza? Umwaka warangiye neza, n'undi tuwutangiye neza. Dushima Imana. Imana ishimwe. Amina. Yes, tudatinze rero reka mbarekere uyu mwanya kugira ngo mutugezeho icyo Imana yabateguriye ngo mukigeze ku bantu bakurikiye Iyobokamana TV. Imbaraga n'imigisha bikorane namwe byo butwari mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Imana ibaho umugisha bakunzi ba Iyobokamana TV. Ndongeye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nkomeje gushima Imana, namwe mbashimirira Imana, ndushaho kubasabira umugisha muri uyu mwaka. Mbasabiye umugisha, kandi umugisha ufite izina, umugisha ukomeza, umugisha wubaka ubuhamya ubuzima, umugisha wubaka agaciro kazima, ndetse umugisha ufite intego. Hanyuma reka dusenge Imana, niturangiza dukomezanye mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe kuko ubwami bwose ari wowe ubuyobora kandi ubugenga. Hanyuma twebwe ab'imibiri ipfa, haleluya, Kristo wowe wambaye kudapfa iteka, tukavukira tukanazukira muri wowe, tukagira ubuzima, natwe tukabaho
turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko watugiriye neza, wakoze ibikomeye mu mwaka duhereje inyuma, waritanze. Haleluya, uratwitangira kugira ngo umuntu kwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo wabikoze kugira ngo tugumane urukundo Imana yadukunze. Hari benshi bapfuye ariko twebweho turi cyari bazima, kandi abo nabo twari tubakunze. Imana ishimwe, nyemerera njyewe na bene data bankurikiye tugushimira ibyo wakoze, dufite amaboko mazima tukikuvuga. Imana ishimwe, hari abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye ariko barimo baragushima. Natwe ab'ingingo nzima turagushima, natwe ab'imibiri mizima turagushima, twifatikanije n'abagushima uko bwije n'uko bukeye. Turagushima ko duhumeka umwuka w'abazima, waturinze kuva covid igitangira. N'uyu munsi uracyatubereye umubyeyi, ntabwo wigeze uduta, ntabwo wigeze utureka. Wagaragaje urukundo rugari, wagaragaje imbaraga nzima, wagaragaje ububasha n'ubushobozi. Hari abantu benshi bagiye mu bitaro, data wa twese, bemera bagura oxygene, bamwe babaho abandi barapfa. Data wa twese, hari abantu benshi bagiye mu bitaro bagenda babona imibiri yabo igira ingingo zisimburwa n'ibindi. Abo nabo bari kugushima, ariko natwe mwami tugushimanye nabo, tugushimanye nabo wakijije indwara nyinshi, tugushimanye nabo wagaburiye, tugushimanye nabo wagiye ukura mu rupfu. Labimora, turagushimye Mana. Nyemerera mbanze ngushimire ko hari abantu wambukije umwaka ushize bakaba bagikandagiye muri uyu mwaka batari bazi ko bazawugeramo. Imana ishimwe, bagiye badutega byinshi ukabitegura, bagiye baroga ukaturogora, bagiye batwita amazina ukatwita izina. Amini fore wayisitike drome. Habwa icyubahiro Mana, lelestansire grome. Shimanye abantu bose nabo kubw'urukundo wadukunze ukatugirira imbabazi. Ntabwo twari beza, ntabwo twari dukiranutse, ariko wakoze ibikomeye. Nushimwe abo wubakiye ingo muri uyu mwaka ushize n'uyu nguyu, nushimwe abo wakomerereje ingo. Hari benshi mwami bazibayemo bazivamo atari ku bwabo, ariko uyu munsi uracyafite urukundo n'imbabazi nyinshi. Hari benshi bapfuye, ariko twebweho niki twatanze, twebwe abana b'Adamu, cyatumye turindwa bigezaho. N'ubuntu watugiriye. Imana ishimwe. Mba numva nuzuye kugushima, mba numva nuzuye kwatura amashimwe ko tukiri bazima. Imana ishimwe, wagiye utanga abantu ukabarinda, wagiye ukora iby'imbaraga. Ongera wibuke n'abatarababona kugira ngo ineza yawe n'urukundo ubazamurira amashimwe mu mbabazi ufite, harimo n'umugisha w'ingororano. Imana ishimwe, turagushimiye Mana, turaguhimbaje. Nyemerera rero kuba wemeye kumbyutsa kugira ngo nongere mpaguruke. Ndagushimiye izo mbaraga, uyu mwuka n'intizanyo, uyu mubiri ngendesha n'uwo wantije. Nyemerera rero mpagarare nk'uko wahagarara, nyemerera mvuge nk'uko wavuga, kandi byose byitirirwe wowe, kuko amina 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 abera bawe nizo mfura wishimira. Turagushimiye Mana, dusabiye umugisha bakurikirana Iyobokamana TV ndetse n'ayandi YouTube channel Iyobokamana, bumva ijambo ryawe, bumva ubuhamya, bajye bahindurwa n'imiburo yawe. Urakoze Kristo, urakarama. Ngaho tegekera buri wese ubuzima buriho uburinzi kandi buriho urufatiro, ari wowe Kristo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Iyo hari igihe mba numva nuzuye gushima Imana, gushima Imana, gushima Imana. Haleluya. Hari igihe mba numva nuzuye kuvuga amashimwe, nkibutsa Imana ko uyu mwuka ndimo nkoresha ahangaha ari Imana yawuntije. Hari igihe mba numva nusuye nkireba ingingo zose nkabona zikiri zizima, tugenda turenga impanuka zitandukanye, nkavuga ngo Imana ishimwe. Ese nabuzwa n'iki no gushima Imana? Niba abafite akaboko kamwe bashima, niba abafite akaguru kamwe bashima, niba abafite ijisho rimwe bashima, niba abatareba bashima, niba abatumva bashima, nabuzwa n'iki gushima Imana? Reka nkubwire ngo uko
ndi ukundeba ndi intizanyo y'Imana. Imana yaravuze ati reka ngutize kuba mu isi, nguhe umubiri, nguhe amaso, nguhe ingingo, nguhe n'umwuka, ujye unyamamaza, ujye ukunda kuvuga Imana. Ntabwo ari ngombwa kushima hari ibyo yakoze by'umubiri, ahubwo jya uyishimira intambwe imwe uteye bikemera. Imana ishimwe. Ndabakunda n'ukuri. Imana ibaha umugisha mu mirimo yanyu yose mwerekejeho amaboko, kandi n'abataragira imirimo Imana ibaha umugisha ufite intego kandi ufite izina mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Imana yampagurukije, ntabwo iyo ntaje kubwiriza mbanzanye ubutumwa. Hanyuma ubutumwa mfite buri mu muririmbyi wa 388. Turaza gusoma n'ijambo ryo mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Turongera dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 19 umurongo wa 16. Niturangiza nkomerezeho n'ubutumwa nyirizina mpereye kuri ubu ngubu bw'ijambo ry'Imana ndetse n'umuririmbyi. Imana ishimwe. Umuririmbyi wa 388 haravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jy'uhoruyise ngaka nduyumvire, jy'ubana n'abayo, jy'ufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jy'ubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jy'usanga Yesu. Niyirengagiza umwiyambaje, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka w'isurukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka w'isurukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Ngo tunganira Imana ubudasiba. Buri munsi uko bwije nuko bukeye urahawe misiyo yo gutunganira Imana. Uri mu nzira ugenda urahawe misiyo yo gutunganira Imana. Ubyutse uri musenga, misiyo no gutunganira Imana. Ufashe umukubuzo ukubura, ubwira Imana ngo utunganye umutima wanjye. Uri koza, uri gukora isuku mu byombo, bwira Imana ngo oza umutima wanjye. Ugenda mu nzira urimo usenga, ubwira Imana itunganye umutima. Nube ufashe amazi ufura n'isabune, ubwira Imana ngo fura umutima wanjye. Ubudasiba ikintu cyose cyo mu buryo bw'umubiri wagitunganiriramo Imana, ukabwira Imana ngo Mana, niba ndi gutrosha, niba ndi gukora isuku, ndi gukoropa umutima wanjye uko bwije nuko bukeye, ngo jya uhora usenga kandi uyumvire. Urahabwa misiyo yo gusenga wumvira Imana. Ngo jya ubana n'abayo, jya ufashe indushyi. Urahabwa misiyo yo gukomeza kwibuka abababaye, kwibuka abaruhijwe. Wikwizirikana ubwawe n'icyo Imana igushakaho, ngo ntusibe na rimwe kuyikorera.
uri mu nzira jya ukorera Imana, nuba uri kuririmba ukorera Imana, niba uri guhinga ukorera Imana. Icyo wakora cyose ukagikora muri ubu buzima ufite umutima utunganye, icyo cyose nacyo ni igikorwa cy'Imana. Imana ishimwe. Ngo tunganira Imana, jya ubana nayo. Imana iragusaba kubana nayo. Va mu bantu bane n'Imana, kuko niwamara gutunganya umutima wawe nibwo Imana izakuyobora mu bantu, kuko Imana itakwemeje abantu ntabwo uzabihata ngo bikunde. Ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kuba nka Yesu, mutumbire, wigane uko akora, umwigane ukavuga, ingendo ye uyigane, uko yicara Kristo umwigane. Mbese mu yandi magambo, indangagaciro z'Uwiteka nizo umwami agushakira muri uyu mwaka ndetse n'igihe kizaza. Ngo bose bazamenya yuko ubana nawe. Kugira ngo abantu bamenye kubana na Yesu, nuko witwararika nkawe, nuko ugera ikirenge mu cye, ukigana kuvuga nka Yesu, indebo yawe ikaba iya Kristo. Mu yandi magambo, Kristo winjiye muri wowe, ibyo akora akaba ari ibyo ukora, uko ateye akaba ariko kameremere yawe ikavaho, Kristo agafata ikibanza, nibwo uzaba nkawe. Abantu bose bazamenya yuko Kristo ari muri wowe, bareke ubugome bitabe Yesu. Imana ishimwe. Kristo muri wowe, umuhamagaro yaguhaye uzagaragara. Abantu benshi bareka ubugome, umuhamagaro yaguhaye uzagaragara. Nibabona ingendo ye muri wowe bazamuhindukirira abagenda nabi. Hari abantu benshi ntago ari wowe bazigana, ahubwo utuye muri wowe, ikiri muri wowe nicyo bazaba bari gukurikirana. Naho ubundi wowe nakubwiye ngo uri umuntu Imana yateruye ikavuga ngo reka ngutize umubiri, ngutize ingingo zose, ngutize n'umwuka, umpagararire mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo tunganira Imana ikuyobore. Imana iraguha rekomandasiyo yo kuyoborwa nayo, kugira ngo uyoborwe n'Imana nuko utunze Kristo, kuko Kristo niwe nzira. Udafite rero Kristo urayobagurika. Udafite Kristo ntiwabasha kumenya Imana. Numenya Kristo kuko ari we nzira, azakuyobora ku Mana. Imana izabikuzi, kuko Kristo na se ntago wabasha kubitandukanya. Ngo nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu. Imana iraguha rekomandasiyo yo gusanga Yesu igihe wagize ikibazo. Igihe wumva umutima wawe utaguwe neza, sanga Yesu. Igihe wumva ibyo urimo bitari kugukundira, sanga Yesu. Igihe wumva ubuze amahoro yo mu mutima, sanga Yesu. Urahamagarirwa gusanga Yesu, nta n'ikindi. Mu gihe watewe n'ibyago, mu gihe wagize ibigeragezo, mu gihe watewe n'ibikugora, urahamagarirwa gusanga Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora gusanga Yesu. Yesu nawe akoresha umuntu, agahita arekomanda undi muntu akaza agakemura icyo kibazo cyabashije guteza ibyago mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ntiyirengagiza umwiyambaza. Ndashaka kukubwira ngo Imana impa uyu muririmbyi yamaze kureba, iritegereza, ibona ko abantu benshi muri kubona yuko yabarenganije. Nukuri Imana ntabwo ishobora kwirengagiza umuntu uyihamagaye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, kuko ubuzima igutujemo, aho uva naho ujya ibihazi. Mu gihe iri kukubwira ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, hari abantu bazava mu byaha kubera yuko watumbiriye Yesu ukamera nkawe. Ngo ntiyirengagiza uwiyambaza. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo cyose ufite, banza wemere intege nke zawe. Niwarangiza utere intambwe imwe usanga Yesu, nawe aratera 99. Ndashaka kukubwira ko igihe umaze bakubwira ngo urapfuye, isi ikubwira ngo ntacyo uzimarira, isi ikubwira ngo ntaho uzagera, isi ikubwira ngo ntacyo umaze, ndagira ngo nkubwire ngo isi n'iminsi byavuze Yesu yarabanje kuvuga. Mu yandi magambo, Yesu niwe nzira y'ubuzima bwawe kuruta uko abantu bashyiraho inzira zabo. Niyo mpamvu avuze ngo ntiyirengagiza umwiyambaza. Uyoboke Yesu, niwe shobuja wawe. Shobuja wo mu isi ntacyo yakumarira Kristo atagize icyo akumarira. Mu yandi magambo, Yesu nakwemera azakwemeza abatakwemera. Yesu nagukunda, ingeso ze muri wowe zizatuma abantu bakwemera, kuko Yesu we ntabwo yirengagiza.
ngo tunganira Imana kandi ugire gutuza umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo kugira ngo Imana iguhamagarire muri uyu muririmbyi nuko igira ngo wongere kandi utungane unayitunganire wongere ufate kwiyemeza ko gutunganira Imana kandi ugire gutuza umutima. Impamvu nuko yitegereje ibona ko umutima wawe ujagaraye, umutima wawe ufite agahinda, umutima wawe ufite ibibazo, umutima wawe wuzuye umubabaro, iragusaba kuyitunganira ukagira gutuza. Niba ufite ibicumuro wijagarara mu bwonko, yisange uyibwire ngo Mana ndemera intege nke zanjye, turisha umutima wanjye, ngo mu byo ukora byose wihutiraho. Imana irakubwira ngo reka guhutiraho. Nugira icyo ukora banza witonde, banza utekereze, we guhubuka mu bikorwa no mu magambo. Mu byo ukora byose, yaba ari mu murimo w'Imana, reka guhutiraho, utawukora nabi ugakuramo umuvumo. Yaba ari mu buzima busanzwe, yaba ari no mu byawe bwite, wihutiraho, kuko Imana yakugize igisonga cy'ibyo yaguhaye byose hano mu isi. Mu yandi magambo, uri umushumba ushumbye ubutunzi bw'Imana, kuko uri intizanyo y'isi kugira ngo Imana igukoreshe. Mu yandi magambo, uhagarariye Imana hano mu isi. Niyo impamvu ishaka ngo igihe cyose uri hano mu isi, kuko ari kuri firidi ya Satani, uhora uyitunganira uyumvire, ngo mu byo ukora byose ntuhutireho. Mu yandi magambo, Imana irashaka ko uyigisha inama mu byo wagerageza gukora byose, ngo jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana iragusaba ko ugomba kumvira umwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubwawe ugerageze kwiyaturaho ubundi buhanuzi wakwiyongereraho. Wihanurire ukimara kumva uyu muririmbyi, uvuge ngo mbese uyu muririmbyi kaje mu buzima bwanjye, Imana iranshakaho iki? Irashaka ko mpagarara nte? Irashaka ko mbigenza nte? Kimbwiye ngo nyitunganire ubudasiba. Nuko bishoboka ko hari igihe ugeraho ugacika intege, ariko ndakwifurije kuyoborwa n'umwuka wera, nta soni uzagira. Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana rikurikirana n'uyu muririmbyi mu Bagalatiya 5 murongo wa 16. Haravuze ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, n'iyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazararwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kurwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanywe kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Imana idutabare cyane. Imana yitegereje abantu bayo yaremye, kandi yakuremye izi neza ko uri umushinga wayo, ariko noneho ikaba iri kwitegereza, ikaba iri kubona ko kuri bamwe na bamwe iri kugira igihombo. Niyo mpamvu ukimara kumva ubu butumwa,
urasabwa kongera gutera ivi igipfukamiro, ukiyeza, ukitunganya, ukiboneza, ugaca bugufi. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo imbuto z'umwuka zifite umuntu ufite indangagaciro ya Yesu Kristo, kuko umuntu Kristo atuyemo, umuntu Kristo akoreramo. Imbuto z'umwuka urazibona, arizo urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza. Uwo muntu aba ari ingeso nziza, kandi uwo muntu aba afite gukiranuka. Uwo muntu aba afite uburwaneza muri we, kwirinda. Ibyo ngibyo rero ntabwo Imana izigera igira uwibihanira, kuko uwo muntu Kristo ari muri we, Kristo akorera muri we, Kristo agendera muri we. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muntu ufite izi mbuto z'umwuka, Imana yantegetse kumuririmbira iyi ndirimbo ya 204. Ndayisoma mu izina rya Yesu, ivuga ngo dore ibendera ye iramanitswe, ngo nguyu araje ahurura cyo, ngo atabara be. Ati yewe yewe ndaje, nimukomere, ngo ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, udafite umwami Yesu zaguhindura. Nshuti we, dukurikize umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwe. Nubwo intambara ziturushya, twe gucogora. Umva impundu ziravuze, aranesheje. Imana ishimwe. Aba bantu Imana yavuze bafite imbuto z'umwuka, bamaze gutsinda kameremere. Imana yambwiye ngo mbaririmbire uyu muririmbyi. Ndagira ngo nkubwire ngo ibendera ry'Uwiteka rirazamuye ku buzima bwawe. Ibendera ry'Uwiteka araje ahuruye, arahuruye. Hari igituma ahuruye. Mu yandi magambo, niba Kristo muri wowe, izi mbuto zigaragarira abantu bose. Ndagira ngo nkubwire ngo izi mbuto Satani arazirwanya. Kubera ko Satani azirwanya, niyo mpamvu yavuze ngo mubwire ngo dore ibendera rirazamuwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu araje. Yewe ufite imbuto y'umwuka, ufite urukundo, ukaba ufite ibyishimo byo kwishimira agakiza, ukaba ufite amahoro muri wowe, ukaba ufite kwihangana, ukaba ufite kugira neza, ukaba ufite ingeso nziza, ukaba ugwije gukiranuka, ukaba ugwije no kugira ubugwaneza, ukaba ugwije no kwirinda. Ndagira ngo nkubwire ngo ibendera rirakuzamuriwe, niko Imana yantegetse kukubwira. Kandi araje. Ndagira ngo nkubwire ngo araje. Nta saha yamaye, nta n'umunsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo araje. Kuko rero ibyaguhitana byari biriho n'ibyari kukurwanya, ariko byari biri kurwanya ya mbuto iri muri wowe, byari biri kurwanya bwa bugwaneza ugira. Icyari kije, izi ngabo za Satani zari ziri kugwana zigira ngo zisunike, ariko ndagira ngo nkubwire ngo arazamuye ibendera, kandi dore ngo yaraje ngo agutabare. Humura, wigira ubwoba, kandi ni vuba. Ukomeze urwane intambara kugeza ubwo azanye ubutabazi. Rero Uwiteka Imana Nyiringabo irambwira ngo mbwire umuntu wese abashe gutsinda kameremere y'icyaha, imirimo ya kamere. Niba uzi ko hari umurimo wa kamere uba muri wowe, Imana yantegetse kukubwira ko ugomba kwihana, kuko ntaho wabona ubugingo ugifite kamere igaragarira abantu bose. Abantu bose bazi ko uri umusambanyi, bazi ko usambana mu magambo no mu bikorwa. Iyo usomanye ubusambanye, iyo ukinye karese ubusambanye, iyo utekereje mu bitekerezo ubusambanye. Ahangaha kwatura, Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo mwatura ibyaha bwoko ki. Ubusambanyi, niba wasambanye ukikinisha, vuga ngo atura ngo Imana imbabarira ubusambanyi bwo kwikinisha, Imana imbabarira ubusambanyi bw'amakarese, Imana imbabarira ubusambanyi bwo mu bitekerezo, Imana imbabarira ubusambanyi bwo ku mubiri.
uba wahuje uba wakoze imibonano mpuzabitsina, wihane wature neza. Imana irashaka ko iyo kamere iyica muri wowe. Imana irashaka kwica kamere y'ubusambanyi. Nureba pornography ugati Imana ibabari ubusambanyi bwo kureba amapornography, nuburebera muri telefone kuri bitandukanye bakohereje amafoto runaka, ihane ubusambanyi bwo ku matelefone, wihane. Imana iri kukubwira ngo ihane urandure, kuko wihanye ntiwarandura kamere. Imana igutabare kandi igukize ibintu biteye no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Imana irashaka ko ibintu byose byo ukora by'isoni nke, aya magambo uvuga atari akanwa ka Kristo kakuvugiyemo, ni gute wavuga ngo wakiriye agakiza? Ni gute wavuga ngo ufite Kristo muri wowe hakirimo amagambo asohoka mu kanwa kawe, umwuka Imana yagutije ukibasha kuwuvugamo amagambo yiteye isoni no gusenga ibishushanyo? Ni gute uyu munsi waba ukiringiye ibyo mu gisokuruza cy'abakera mu muryango w'iwanyu? Imana irashaka ngo urandure kamere, kuko ahari kamere Yesu nta kibanza cye kiba gihari. Abantu barogesha ururimi rwabo, bakarogesha ibitekerezo, ugahaguruka ukajya ku musozi ukajya kurogesha umuntu, ukavuma umuntu. Iyi mirimo ya kamere ndagira ngo nkubwire ko nagutumweho ngo randura Kristo abe muri wowe, randura utunganire Imana, we kuririmbana ubusambanyi, we kuririmbana ubujura, we kuririmbana uburozi bwo mu kanwa kwawe, we kuririmbana inzangano, we guhanurana inzangano, we guhanurana intonganya. Intonganya ni kamere. Imana ibishatse muri wowe nawe ubyemera, iyi kamere yayirangiza. Iri shyari n'umujinya byo kumva ugambaniye mwene so, byo kumva ufashe umwanzuro, ishyari ririca mwene data. Nagutumweho kukubwira ngo ishyari ryawe uri mu nzu y'Imana, ishyari ryawe uri umuririmbyi, ishyari ryawe uri umunyamasengesho, ishyari ryawe ufite umuhamagaro wo gukorera Imana mu buryo butandukanye, mu nzego zitandukanye, ndagira ngo nkubwire ngo nukuri nurata kuragwa ubwami bw'Imana, uzamenye ko ari wowe ubyikururiye, uzamenye ko Imana yagutumyeho. Ibintu byo kwitandukanya Imana ntabwo ibishaka. Ibintu byo kugira amahane, mugabo, mukobwa, musore, buri wese amahane yawe atumye Kristo utagira indangagaciro ze. Amahane yawe mu rugo, amahane mu kazi, amahane muri korari, amahane ubwirizanya, amahane. Imana iragira ngo kamere uyirandure, ahari kamere hajye imbuto y'umwuka. Ikindi kandi uko ibintu cyo kwirema ibice, va mu kwirema ibice, niko Imana ikubwira uyitunganire, nta soni uzagira. Kamere yawe nipfa, Kristo agafata ikibanza. No kugomanwa no gusinda ubusinzi, bujya ubusinzi si mu kabari gusa, ushobora no gusinda amagambo, ushobora no gusinda ibyo bakubwira, gutegera ibiganiro amatwi, wivamo ubusinzi. Imana ikubabarire, kandi ubwo yashatse kongera kukwibutsa ibi ngibi, iragira ngo utazabura kubona ingororano z'ubwami bw'Imana. Rero n'ibindi bisa wirondore. Imana irashaka ko wirondora. Imana irashaka ko wirondora. Imana irashaka ko wirondora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kugushakaho imbuto, nka cya giti cy'umutini umubibyi yaje gushakaho imbuto, arakibura, arazibura, arangije aravuga ngo tuwuteme. Umuhinzi aravuga ngo reka tuwuhirire turebe ko umwaka utaha, cyakora nutera uzawuteme. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakora byose, kuvuga Kristo ku rurimi, ku mutima uzi ibyo ukora, bibabaje Imana. Niyo mpamvu itazahwema kukubwira ngo yitunganire ubudasiba, nuko yicaye ku ntebe y'imbabazi. Hanyuma ijambo nagutumweho riravuga ngo ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nurata ubwami bw'Imana ni wowe uzaba ubwiburishije, ntabwo ari ikindi.
Kristo muri wowe ateye ute? Kristo muri wowe ameze ute? Ese ufite urukundo? Ese uracyakunda abavandimwe? Ese uracyibuka abo wasize inyuma mu bukene? Ese uracyibuka kugira neza? Ese imbuto z'umwuka ni izihe? Imana irashaka ngo uyitunganire nk'uko umuririmbyi yavuze. Kadusome muri Matayo 19 murongo waho wa 16. Mwami Imana akomeza aganze muri wowe, kandi ureke umwuka wera akore ibikomeye, kuko arashaka kugira ngo akurengere. Yesu arashaka kukurokora. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, hanyuma mbe mpuye igice cya mbere cy'ubutumwa. Iby'umusore w'umutunzi, ngo nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondere amategeko. Aramubaza ati, nayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Akira ijambo ry'Imana. Ndagira nkubwire ngo umaze kumva imirimo ya kamere, ukaba wumvise n'icyo yabwiye abafite imbuto z'umwuka, iragira ngo isubize ikibazo cy'uwayibwiye ngo ngewe ko nkiranuka, nge ko nta cyaha nkora, ko ntiba, ko ntasambana, ko ntaroga, ko ntica, ko ntagira nte. Ubwo ngubwo ibi bishatse kuvuga iki? Hanyuma niba witondera ayo mategeko yose, ukaba wubaha ababyeyi bawe, kandi ababyeyi bawe ntabwo ari abakubyara gusa, haba mu itorero harimo ababyeyi bawe, mu kazi ukora ka buri munsi harimo ababyeyi bawe, nabo n'abaguhagarariye mu byo ugerageza gukora byose ni ababyeyi bawe. Bivuze ngo ububahe, ubumvire kugira ngo uhabwe umugisha wo kurama. Hanyuma Yesu we yamubwiye ngo noneho kubera ko uzi kwatura nta cyaha na kimwe, genda ufate ibyo utunze byose ubigabanye abakene. Mw'iri jambo ry'ubuhanuzi Imana yakuzaniye irakubaza ngo mbese niba uzi gukiranuka, ukiranukira n'umukene? Mbese niba uzi gukiranuka, ukiranukira uri mu bitaro, ukiranukira uwambaye ubusa, ukiranukira ushonje, ukiranukira urembye, uri umunyembabazi, waba wazigiriye abakene, imfubyi, abapfakazi. Niko Uwiteka ari kukubaza muri aya masaha. Bivuze ngo ushobora kuba nta cyaha wishinza, ariko umurimo wo gufasha imfubyi, abakene n'abapfakazi warawushyizeho akadomo. Nawe Imana irakubwiye ngo genda ufate mu byo ufite wibuke abakene. Niko uyu musore w'umutunzi ukiranuka utungana yabwiwe, abibwirwa na Kristo. Imana iributsa umuntu wese n'umuhamagaro we. Ibyo wakoraga
ubyibuke. Ugende mu byo ufite, urebe ko imyambaro utunze, reba uko ingana. Nagize iyerekwa ry'abantu bafite imyambaro badashobora kuba bakiyambara uyu munsi, ariko hari abari kurizwa n'imyambaro. Hirya barahari, mu biturage harahari, hari n'abuzi, ariko iyo muhuye ngo yambaye nabi, ushobora kubasha kumwihunza ukamwitaza kubera ko yambaye nabi. Ese yambaye nabi kubera yuko yabonye icyo yambara, cyangwa nuko yakibuze? Ubyujuje mu nzu yawe, muri mare yawe, mu mavarize yawe, Imana irakubaza ngo mbese uyu mwaka ushize wambitse bangahe mu myenda utajya wambara? Niko Imana ikakubaza ngo mbese uyu mwaka ushize wasuye bangahe? Uyu mwaka ushize wageze mu ngo zingahe? Uyu mwaka ushize wakoze imirimo ingahe? Imana iragira ngo ikurarikire kukubwira ngo gerageza gukuramo esheke. Hari abantu benshi bagifite ibirarane by'umurimo w'Imana, ku mfubyi, abapfakazi ndetse n'abakene. Niyo mpamvu Imana yagira ngo igusubize ikibazo. Wowe uvuga ati ngewe n'umutima wanjye urampamiririza ko niba ntaroga, ntasambana, mbese imbuto zikagaragara, ariko imbuto ntizigaragarire no mu bikorwa. Ibiganza byawe iyo bikoze, ibirenge byawe iyo bihagurutse bigatera intambwe, Uwiteka ashyigwa hejuru. Ndagira ngo nkubwire ngo imfubyi zirarira, abapfakazi bararira, abakene bararira. Urugo rwawe uturanye n'ushonje abimena ureba, urugo rwawe uturanye n'uwambaye ubusa utwika imyambaro areba, kandi yagira ngo abe yaba yanarokora na bimwe ukamwihunza, ukamubwira ngo nakuvire ku rugo. Rero Imana yagiraga ngo ikubwire ngo niba wari uzi kwihana, menya ko n'iki ngiki cyababaje Imana. Imana ituganze cyane. Nari ndangije igice cya mbere cy'ubutumwa bw'umuntu wese rusange, wowe nanjye, abatuye isi bose. Igice cya kabiri ni icy'abantu Imana yahagurukije mu bihugu bitandukanye bya Afurika, igenda ibajyana mu mahanga. Imana yampaye amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ni igice cya 28 umurongo wa 19. Intego mwahagurukanye iravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Iyi ni inyandiko Imana yahaye abahamagariwe kujya gukomeza umurimo w'Imana mu bihugu by'amahanga. Iyi nyandiko Imana yambwiye ngo mbaze umuntu wese wahawe iyi nyandiko, uhagurukanye amavuta y'Imana, ube uri umuririmbyi, ube uri umuhanuzi, ube uri umuvugabutumwa ndetse n'umwigisha. Iyi nyandiko Imana yambwiye ngo nkubaze ngo mbese iyi nyandiko uracyayifite? Iyi nyandiko rero Imana iri kukwishyuza yamaze kwitegereza mu matorero y'abantu muri mu bihugu by'amahanga, irangije ibantumaho integeka kubabwira amagambo akurikira. Icya mbere, hari ibyangombwa mwahagurukanye mutagifite. Ubu ndimo ndavuga abahagurutse ari abadiyakoni, abahagurutse ari abashumba, abahagurutse ari abavugabutumwa, abandi ari abahanuzi mu nzego zitandukanye. Hari ibyangombwa by'ubushumba mwahagurukanye, bamwe uyu munsi mutakibifite. Niyo mpamvu Imana yahise ima iri jambo ngo ndibibutse utekereze niba uyu murimo ukiwukora. Icya mbere, Imana wahagurutse yarakwambitse ikoti. Cya kabiri, Imana yahagurutse yaraguhaye inkweto ndende zenda kumera nk'iza gisirikare nyene, kandi uri n'umusirikare. Gatatu, wahagurukanye ingofero. Kane, wahagurukanye agatabo karimo amabwiriza yuko uzakora umurimo w'Imana.
ibi byangombwa Imana integeka kukubaza ngo mbese wowe wahagurukanye ibi byangombwa ukaba ugishumiye itorero ry'Imana muri icyo gihugu, ngo mbese uracyabifite? Hari abandi bahagurutse bacyambaye amakoti yaramaze gusaza, n'uyu munsi agishaje. Haleluya, Imana idutabare cyane. Hari abahagurutse batagifite inkoni barazitaye abenshi, ariko byagiye bitakara ku bibuga by'indege runaka mushyitseho, byagiye bitakara mu tuzi mwinjiyemo. Abandi mwahagurutse mutagifite inkweto zarabasaziyeho, abandi mwahagurutse udutabo turimo amabwiriza yo gukora umurimo w'Imana mutakidufite, mumaze kugera mu rwuri rw'Imana ari ryo torero. Ntabwo abakomeje umurimo ni bake, n'abatawukomeje barawuhagaritse. Niyo mpamvu Imana yahise ima aya magambo ari mu byahishuwe, abandikira urwandiko rw'itorero riri mu mahanga ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye. Abangaba ni abagifite ibyangombwa bigiye gupfa. Imana yitegereje irareba ibona ko hari ibintu bigiye gupfa, ngo kuko ngo yabonye ko ari nta mirimo mwakoze. Mwagezeyo bamwe murasinzira, abandi muradamarara, abandi murarya murahaga muribagirwa. Nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana. Niko ubu butumwa buvuze ngo nuko ngo ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere, kandi ngo wihane. Imana ibatumyeho kwihana. Imana irashaka ngo wihane. Wowe watakaje inkweto wihane, wowe watakaje ingofero wihane, wowe watakaje inkoni wihane. Kandi ugaragara nk'ugifite inkoni kandi ntabwo igikora, ugaragara nk'ugifite ingofero kandi izuba ryagucanyeho, ugaragara nk'ugifite agatabo amabwiriza yo kuyobora umurimo w'Imana warayavangavanze. Ngo wihane. Ngo ariko rero ngo nutaba amaso ngo Imana iraje nk'umujura, ngo kandi nawe ntuzamenye uko Imana ije. Hari abantu Imana ije gutungura muri mu bihugu by'amahanga, mwaciye umurimo w'Imana mo ibice. Umurimo w'Imana mwarawuvuyanze, harimo intonganya, harimo amacakubiri, harimo udutsiko twinshi. Imana yabitegereje iravuga ngo nibatihana ije nk'umujura. Imana ije nk'umujura, ngo kandi ngo nutaba amaso izaza nk'umujura, ngo nawe ntuzamenya igihe izagutungurira. Ngicyo akora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo. Imana hari abantu yitegereza mu bihugu by'amahanga bahagurukijwe n'umurimo bataranduza imyenda. Urumva abo bahari, yemwe mutaranduza ingofero zanyu, yemwe mutarakuramwe amakoti, yemwe mutarakuramo inkweto, yemwe mutarashyira inkoni hasi, yemwe mutarata udutabo. Imana yabitegereje, irababona, irabazi, buri wese izi n'izina rye. Ngabo ngabo ngo nibo bazagendana nayo, ngo bambaye imyenda yera, ngo nk'uko bibakwiriye. Hari abantu Imana izi bagiye gukora umurimo koko, bakibatiza, bagihindurira abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Abo ngabo Imana nibo ikomeje kugendana nabo. Ngo nubwo muri guhura n'ibigeragezo n'intambara, nubwo muri guhura n'umusozi wabiruhanya, ariko Imana muri kumwe, Imana muragendana. Bazakwanga, bazagutuka, bazakwita amazina, bazakugambanira, ariko umurimo w'Imana ni songa mbere uwukomeze, kuko Imana yamaze kubona ko utaranduza umwenda wawe. Imana ikavuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera. Imana irasaba umuntu wese kunesha, ngo kandi ngo ntabwo izahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo ngo izaturira izina ry'imbere ya Data. Uyu ni marayika wagutumweho akubwira aya magambo, ngo n'imbere y'abamarayika be, ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero y'abadiaspora. Uwiteka ari kukubwira ngo urwuri itorero yagushinze urihagaze mwute. Muririmbyi uririmba ute muri icyo gihugu cy'amahanga? Muhanuzi uracyahanura nk'uko
wahawe kujya kubwiriza amahanga. Ese muvuga butumwa uracyavuga ubutumwa nk'uko wabiherewe kujya kubikora muri icyo gihugu cy'amahanga? Mushumba wahagurukanye ikote, inkoni, ingofero, agatabo karimo amabwiriza y'umurimo, mbese rekomandasiyo y'umwuka wera uyihawe, umurimo uracyawukora. Iryo kote ntabwo imvura n'imbeho bikikumereye nabi, iryo kote ntabwo urimo uraryiyorose mu gihe imvura iguye. Ese iyo ngofero iracyakurinda izuba cyangwa izuba rigucanyeho? Ese iyo nkoni uracyakumira izigiye kujya kona? Uracyazigarura? Uracyagarura intama mu rugo? Uracyagarura intama mu itorero? Cyangwa urimo urazitatanya kubera ko nawe wagezeyo uhita wambara ibikweto bishaje, ibikweto byagusaziyeho, inkoni ntayo ugifite, inkweto? Ese uracyashobora kujya mu misozi? Ko umuririmbyi yavuze ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kuzagwa mu muriro. Urasabwa kongera kumenya ko izo nkweto wambaye agaciro kazo ari ukumanuka epfiriya mu misozi, ari ukumanuka mu misozi no kumanuka mu bibaya, mukanyura mu isayo mujya gushaka izazimiye, kunga izavunitse. Ikindi kandi Imana yavuze ni ukugaburira izishonje no kuhirira izifite inyota, no kuvuriza izirwaye, no gusasira izihaka zibyare neza. Abanyamasezerano, izi nkweto uracyazimanukana epfo mu misozi, yewe aho Imana yakujyanye, yewe aho uri gukorera umurimo, izi nkweto uri kuzimanukana. Imana irazi ko iyo nkono ufite uracyakubita inyamaswa zishaka kwinjira mu rwuri ngo zibe intama. Ese uracyafite ibyangombwa? Niko Imana iri kubaza umushumba wese, umuhanuzi wese, umuvugabutumwa wese wavuye mu gihugu cye akajyanwa mu kindi, no kugenda kubwira abanyamahanga ko bagomba guhindukira bakaba bigishwa ba Yesu Kristo, mukababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwuka wera, mwarangiza mukazagendana n'Imana ibihe byose, mukazagendana n'Imana iteka ryose. Ka gatabo, rwa rwandiko, hakubiyemo amabwiriza yo kuragira intama, yo kuragira uwo mukumbi Imana yaguhaye. Hakabamo amasezerano y'ingororano zabo kubwo umurimo w'Imana. Ka gatabo ufite hakubiyemo amabwiriza n'amasezerano no kugira ngo uzabone ingororano. Reka dusome ijambo Imana yampaye riri muri Yohana 12 umurongo wa 26, ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 12 umurongo wa 26. Haravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Imana ishimwe. Hari marayika ureberera umukumbi ushinzwe guhereza abashumba amafumba y'imiriro. Uyu muriro aho unyujije hose mushumba, abadayimoni baribwiriza. Imana irazi neza ko igihugu uri gukoreramo umurimo kigoye. Imana irazi neza ko igihugu urimo uvugiramo Yesu kigoye, ariko icyo usabwa ni ugutata ingofero, ni ugutambura ikoti, ni ugutata inkoni, ni ugutata inkweto, ndetse n'agatabo kagakomeza. Warangiza ugafata ifumbu ukajya mu rwuri ukareba intama Imana yaguhaye, ukareba uko zimeze. Ariko Imana irimo iragaya abari kurya intama, bazisambanya, bazica mu rusengero. Imana ikagaya intama ziri gukurikira umushumba kubw'indamu, nta kindi atari agakiza gusa. Imana iragaya abantu bari gucamo ibice umurimo wayo mu bihugu by'amahanga. Imana irimo iragaya abantu bari kugambanira umurimo w'Imana, bakagambanira umukozi w'Imana. Imana yarabirebye irabyitegereza, intuma kukubwira ngo yewe mudiyakoni, yewe muvugabutumwa, ugambanira umukozi w'Imana. Ese ko igihe cyawe gisohoye? Ese kakawe gashobotse urajyahe? Imana ije gushyira ahabona, Imana ije gutwikurura umurimo wayo mu bihugu by'amahanga, irebe niba
ibyangombwa by'umurimo ukibifite, irebe niba utari gucamwe ibice umurimo w'Imana. Imana integeka kukubwira ngo niwihane. Nutihana ije nk'umujura kandi gutunguye, irabishyira imbere y'amaso. Imana izi neza ko hari abantu bacyambaye iyi myambaro, niyo mpamvu natumwe kukubwira ngo ongera wigarure. Ibikweto bishaje ubyambure, ingofero uyambure, dore izuba ryagucanyeho. Ibikweto bishaze ubyambure, ntukigenda mu misozi ngo babwire ibya Yesu ngo maze nabo bakizwe. Urashaka indamu gusa, urashaka ibidafite umumaro. Imana, hari abantu benshi Imana yanyeretse bagenda biyobora mu murimo w'Imana kubwo icyubahiro ushaka, ukihesha power. Nta muntu wagusutseho amavuta, urabizi. Wicaye mu murimo w'Imana ntunabitunganya neza, nta wagusutseho amavuta, wariyimitse, ni wigeze usezerana n'umugore wawe, mubanye gutyo gusa kubera ko uri ahantu abantu batareba. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iraje gutwikurura, ishyire ku karubanda, itunganya umurimo wayo mu gihugu cy'amahanga. Irekomandasiyo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 28:19 ije kuyishyira ahabona. Ireba abantu bahinduriye abandi kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Imana iragusaba ukimara kumva ubu butumwa wiyeze, witunganye, reka kuba umujura mu by'Imana, kuko umujura yiba aho ubutunzi buri. Wambaye igikweto gishaje wabaye umujura, nta ngofero y'umurimo ugifite uri umujura, nta n'inkoni y'ubushumba ugifite uri umujura. Mbese n'ikote ry'ubushumba rikugaragaza ko ugomba gushyira imbeho ugakora umurimo w'Imana ugashyuha, umurimo w'Imana ugashyuha, ntaryo wambaye, ryarashaje, uri umujura. Mu yandi magambo, udafite ibi byangombwa, ikote, ingofero, inkweto, inkoni n'aka gatabo k'amabwiriza arimo umurimo w'Imana n'ingororano uzahabwa, nk'uko twabisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 12:26, wandike ko uri umujura mu nzu y'Imana. Ugaragara nk'uwambaye ibyangombwa by'umurimo ariko uri umujura. Ariyo mpamvu Imana ije kugira ngo ibashe kubirangiza neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 10:3 haravuze ngo nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Imana ishimwe. Niba impamvu nakubwiye ngo uri umujura nuko udahuje n'abo uyobora. Impamvu nakubwiye ngo uri umujura nuko abo uyobora bari kuguta bakajya mu rindi torero. Impamvu nakubwiye ngo uri umujura nuko wambaye igikote gishaje kubera yuko umurimo w'Imana, ingofero irashaje, inkoni ntayo ugifite, ntago ugikumira, ahubwo ushaka kwambura intama z'Imana. Imana irakubwira ngo wiyeze, wihane. Muririmbye mu gihugu cy'amahanga, uririmba wiba, uririmba usambana, uririmba usomana, Imana irakubwira ngo mbese ko indirimbo zawe zose waririmbye yanditseho akabazo, ako kabazo kazavaho ryari? Mudiyakoni udiyakonana amagambo, ishyari, inzangano, amacakubiri, guteranya no gushinja umuntu ibinyoma. Mbese uwo ni wo muhamagaro wo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 28:19 wahagurukanye. Niyo mpamvu Imana ihagurutse gusuzuma itorero iryo ari ryo ryose ryemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu gihugu cy'abajyanywe mu mahanga. Imana y'amahoro, urahigwa niba ufite guca bugufi, urahigwa niba ufite kwihana, urahigwa niba ufite gukiranuka. Itorero rirarira amarira menshi, ninde wo kuritabara atari wowe Mana? Itorero rirarira amarira menshi, ninde wo kuritabara atari wowe Mana? Itorero rirarira amarira menshi, ninde wo kuritabara atari wowe Mana?
itorero ririmo rirarira, ba bandi bambaye ya myenda itandujwe barimo bararira mu bihugu by'amahanga. Niyo mpamvu Imana ihagurutse, kandi aho Imana irinda gutuma nuko yamaze kureba ikitegereza, ikareba umuhamagaro. Nawe wahize umuhigo ngo nugerayo uzayikorera, kuyikorera warabirambitse, ahubwo ibibazo nibyo wazanye imbere. Ntukifuza no kumva uburyohe bw'Umwami Imana. Wireba ko wakomerekejwe n'abantu, abo bagukomerekeje ntago aribo bazakomora, ahubwo Kristo aragira ngo umugarukire. Imana yakujyanye mu gihugu kugira ngo ubashe kugikoramo umurimo. Wagezeyo uradamarara, none ko Imana ije gusuzuma abantu bari mu mahanga, ko Imana ije gusura insengero, kandi yarabitangiye irabikomeje. Hamwe mu gihe bacyambaye imyenda yera, igiye kuhashyira ububyutse, kandi ahantu Imana izamuriye ububyutse niho abantu benshi bagiye kugana. Amatorero amwe namwe mu bihugu by'amahanga, dore Imana yatangiye gukora misiyo yo kuyasenya, kubera ko abashumba bayo bambaye ibikoti bishaje, ibikweto bishaje, inkoni ntazo, ingofero wapi, udutabo wapi. None ayo matorero, hari amatorero Imana izamuyemo ububyutse kugira ngo ba bandi bari kuyoborwa n'ababajura bagende binjire hehe muri ya matorero. Harahirwa itorero ryo mu mahanga rigikunze kuzura umwuka wera, iryo ngiryo Imana izarisura ibihe n'ibihe, kandi hahirwa uwumva akumvira, uwo niwe uzabasha gutunganya. Hanyuma uracyafite amahirwe yo gutunganira Imana, uracyafite amahirwe yo kugarukira Imana. Nawe mu Kristo uba mu nzu y'Imana, ntabwo ukwiye gutekereza ngo wakora iki, umuhamagaro wawe, umutima wawe ukwemeza iki. Itorero rya mbere ni ryo mu mutima, rirakubwira iki? Itorero rya mbere ni ryo mu mutima, rirakwemeza gukora iki? Itorero ryawe ni ryo mu mutima, rirakwemeza guhagarara he? Itorero ryawe ni ryo mu mutima, ese rirakwemeza gukurikira umuntu cyangwa rirakwemeza gukurikira Kristo? Ese ko abantu bakurikiye abantu, Imana igiye kubashyira ku karubanda, Imana irimo kumbwira ngo nkubwire ngo ese ko wahaye umuntu ijuru atarifite, kamere iba muri we urayizi? Imana idutabare cyane. Urasabwa kuba maso. Imana irashaka ko buri muntu wese akanguka, akagira ubwenge, akirinda, akabanza gutunga itorero ryo mu mutima we. Wamara kumva ari guhamiririza kugira icyo ukora ukagikora, wakumva ritaguhamiririza k'umwuka wera w'itorero riri mu mutima wawe, utaguhamiririza gukurikira umuntu runaka, wikurikira umuntu, gisha Kristo inama. Kuko Imana ije nk'umujura mu matorero y'amahanga, izireba akagambane karimo, izireba inzangano zirimo, izireba amashyari arimo, izireba abashumba biyimitse barimo, izireba abapasitoro biyimitse barimo, batigeze bagira n'umuhamagaro. Mu yandi magambo, abajura, nta ngofero, nta nkoni, nta nkweto, nta mafumba. Marayika ureberera itorero ry'Imana mu bihugu by'amahanga arahasesekaye, ari nabwo yanditse ruriya rwandiko. Yitegereje abari mu murimo, Imana ikomeje kuwagura, initegereje abajura barimo, Imana irababwira kwihana, kuko ubugingo nibwo bufite agaciro kuruta ibindi byose. Hanyuma nsoza, ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Tekereza n'umutima wawe,